niyo waba umpa miliyoni y'idolari ngombe ngira akantu kanjye ubwanjye kinjize idolari ngereka nkubwire Grace kinjize idolari rimwe ariko sinshaka kudipendinga ku muntu utazabaho forever. Njyewe reka nkubwire Grace hari ikibazo okay twatongana wazatanga ibi tugakomeza tukabana nabi nkageraho nkagenda nkajya kubaho sinshaka kugera mu rugo ngo mbwire umugabo ngo nshaka gusuka ambwire ngo uzasuka ku cyumweru ukwezi kwa mbere kwa kabiri paka 12 inzara nsaba umugabo umunyu nsaba umugabo isukari nsaba umugabo erega umugabo yanjye yabari Dangote tureke none ibintu biri aho ngaho I will never Slim Jesus. Oh my God. Let me tell you something. Reka mbabwire. I've seen narebyeho mfite umugore umukobwa w'inshiyane. Listen. Ufata ubuzima bwawe ukabwegurira umuntu. Abo bana uri kubyara. Ese mugize mutya mugapfa umwana wawe azakuraza ngo umugabo ni utunga urugo umugore agomba kwicara gusa akarya kuko niko nabonye mama me. Really? No, it's like this. Ndakubwiye ngo umugabo afite ubushobozi bushobora guhagarikaho urugo rwe everything arabifite icyo wifuza aragifite. Can you divorce him because you are not working? Nta muntu ushobora guhaza niba ari icyo byaturukaho gusa icyo kintu cyaturuka ko nge nawe twabana nabi nta muntu ubaho wanyicaza mu rugo ngo ubuzima bwanjye ngo bugendere uko abyifuza never. Njyewe nakubeshye urumva reka nkubwire Grace niyo wabuma reka tureke ibyo niyo wabuma miliyoni y'idolari ngombe ngira akantu kanjye ubwanjye kinjize idolari ngereka nkubwire Grace kinjize idolari rimwe ariko sinshaka kudipendinga ku muntu utazabaho forever. Njyewe reka nkubwire Grace hari ikibazo okay twatongana wazatanga ibi tugakomeza tukabana nabi nkageraho nkagenda Eva hari ikibazo yakomeje kukubaza ukagikwepa njyewe reka nkigusubize Grace I can divorce nyina ko hiyo ntonganya yazakomeza nge nawe tugatandukana. Njyewe nta muntu simpenze singiye kukubeshya ariko nta muntu ubaho kuri iyi si wa providing ngo mpaze nta ubaho sinshaka mu rugo ngo mbwire umugabo ngo nshaka gusuka ambwire ngo uzasuka ku cyumweru ukwezi kwa mbere kwa kabiri paka 12 inzara nsaba umugabo umunyu nsaba umugabo isukari nsaba umugabo erega n'uyu uri kuvuga ngo hari igihe ngo umugabo ashobora kuba afite ngo urugo ngo ubushobozi bwahagarika urugo nta muntu niyo n'abantu bemeza yuko uwo mugabo ashobora kuba abufite sometimes amarangamutima yawe nawe aba ari gupfa ushobora kubaza ngo gute urumva niba ibaza umugabo ngaguhaye imodoka ibaza umugabo ngaguhaye imodoka ntukora umugabo aguhaye imodoka ntukora mumbwire ukuntu munyweye sana ariko se ahubwo reka ibyo ngibyo byo kuvuga ngo umugabo aguhaye imodoka ntukora nimba wowe wicaye mu rugo ufite amaboko n'amaguru umwaka 2 5 12 nta kintu na kimwe winjiza mu rugo urumva uraho ngaho ni hahandi uzatangira kugira complexe ku buryo wumva ko nta n'igitekerezo ugomba gutanga kubera ko ntacyo umaze nta gitekerezo umaze urarya uranywa. No, actually can I say something? Reka ngira icyo mvuga ku magambo ya Evan Kiki. Some like kamvuge ngo muri ibi bihe we are complicating issues like turazanaho issues zo numva on my side of which abakobwa turazirayizinze of which that is okay yuko n'abasore b'iki gihe ntago benda gukora we have found ourselves doing the men's responsibilities urumva ugasanga umugabo wataye inshingano ze abagabo benshi bataye inshingano zabo bituma abakobwa binjira mu mirimo itari iyabo basitseyo baba locked in it. Icyo natangiye mvuga jewe mfite one of my friend afite umugabo wamushatse w'umukire cyane afite amafaranga yajyaga agenda akamukorera shopping bakagura ibiryo bagashyira mu store bakagura everything then buri weekend yajyaga amujyana out umugore ari mu rugo rwe ari ntacyo abuze ari ntaki ureba yifitiye amahoro ye. But to me
kuri side yanjye nkareba rwose ari neza, afite imodoka ye, aho ashatse kujya ajya, and icyo nenda what I want to cleanse is whatever said that ngo kuba anguriye iyo modoka ndashobora kuyifyuwaringa, ikimenyesheje abaye ikuguriye aba ashobora no gushobora gusustaining iyo modoka akakugurira amavuta. Get it? Really? Yes, of course. If he can buy it, that means he can do it. Grace, Yes, Jewe please. nabye umuntu arashobora mubaze ngo abaye ibyo bintu abishoboye byose wowe ibyo wifuza n'ibyizawe akakubwira ati how much do you want per month, ariko njyewe sindumva ntifuza ko ujya ku kazi. That Needs was zawe my ushaka question from the kuko icyo nifuza akaguha reason. Let me finish. Akaguha reason ati ngiye ndifuza ko abana banjye barirwa na mama wabo full time, ikintu wifuza cyose nzakiguha, niba ari amafaranga I will give you, but I want you here, take care of my kids. Okay. Sinakuburira gusavinga ibyo usave, nakorera mu rugo. I don't care aho nkorera, I don't care icyo nkora, mu rugo nahakorera. wakorera iki mu rugo? What can you do at wakora home? iki? habaho businesses online. Like business. wanabikora nabyo. Icy'ingenzi listen, icy'ingenzi si business, amafaranga ya mbere. Oh, okay. Nakumvisha Baho, I will never depend on somebody my whole life. I will never. Zero. Okay, Eva, what I've seen, naguwenda kuba full committed to someone. Umugabo yanjye yaba ari Dangote. Oh my God. Tureke noneho ibintu biri aho ngaho. I will never. nanjye nibyo natangiye kubabwira. If you can say that, ikimenyesha ngo ntabwo waba fully committed to your marriage. If I don't have money, I just want to call my husband, hey, can I get 20K? What the hell? Really? Women? Really? You want to be like that? You want to live like that your whole life? Reka nkubwire uyu Grace ari kuvuga ngo ntabwo waba full committed kuri mariage yawe. Ese reka nkubaze, mariage yawe iri bugende igafata wowe totally njye navuga ni nko kukwica kubera ko ubayeho umuntu agukontorora for everything. Asiki kukubwira korera abana bawe no kukwica. Yeah. No, okay. Let me ask you something. Kambaze Kiki, let me ask you something. Kuba warashatse kuri mu rugo rwawe ureza abana bawe bava ku ishuri bakagusanga mu rugo, when you are preparing breakfast for them in the morning, utabyuka ngo ubasigire umukozi, do you see ubukireba nka hari kibi on your side? How do you see it? Ni kibi? Reka nkubwire ntushake ngo ngusubize nyine muri iyo stance mbajejemo. Reka mbanze nsobanura ikintu ngiye gusubiza. Urumva? Niba ushobora ibyo nabyo nakazi, ariko nanone ugomba kuvanga n'akandi kazi kari financially. Wifata ngo wicare mu rugo utekereze ko ngiye nzicara mu rugo ngo nicare mu rugo nkore umurimo wo kugaburira abana gusa mbohereze ku ishuri baze mbakarabye ngo numve ngo ibyo birahagije mu buzima. Byanga byakunda mfite ibindi bintu byanjye runaka nanjye nzakenera. Urumva? Kandi guhora nsaba buri kimwe cyose nanjye bitazigera na rimwe binyura ugasanga ni gupfa amaranga mutima. My question was, if your man refuses you to do that, what can you do? Can you divorce him? Yes, period. I can. My Jesus Christ. Listen me, I can love my husband, I can take care of my kids, I can still be I want to be successful at the same time. Bro, this is my life. So what's the purpose of marriage? The purpose of marriage, I married you, you're my partner. I'm not your prisoner. So do you think taking care of your kids is part of being... And we're supposed to take care of the kids together. Okay, now you have decided to go to work, right? Yeah, Jesus, yeah. And then he has allowed you to do that. And he comes up and say, oh, you're working now. I want us to pay 50-50 of our bills, right? I don't believe in 50-50. Why you don't believe it? You have I don't call it that way. I don't say it that way.
the way I say it, to take care of each other. Not 50-50. What does that mean, 50-50? Yeah, full responsibilities because No. you are working. Like, okay, I can do that. I can go to work. I can make my money. I can pay bills. I don't mind. Yo, abagore b'abanyarwanda generasiyo ya Grace itandukanye n'iyabayeva tudipendinga ku bagabo. oya rero ikintu ntakwemera abayeva ni abagore baba barimo Grace witurize rwose abana generasiyo y'ubu vuba barakugora baragutera stress usanga umugabo wawe utangiye kumufata mu mashati wari wimereye neza rekana n'aba bana bato aka nta kanyanga kari hano. oya ikintu ntemera urumva buriya ahubwo njyewe ukuntu nakwemera kubana n'uwo mugabo kugira ngo rero niba ushaka ko mba mpari wenda ndagabanya amasaha yo gukora icyo ngicyo cyo ndacyemera cyane ndagabanya amasaha yo gukora kugira ngo ngire ariko si witegereza ngo njyewe tuvuge amaherena ndayakeneye ariko kujya kubwira umugabo ngo ngurira amaherena kujya kubwira umugabo ngo you know what ngo nkeneye foundation ngo you know what ngo nkeneye ndumva ibintu barabajije mutarimo kubyumva pe wa mugabo we turumva pe ntabyo mwumvisha Eva reka nsubire mu statement turumva kuba umuntu adashaka kuguma mu rugo ko umuntu adashaka kumva ko umugabo amubuza gukora ntago ari ukutumva wowe icyo wita akazi ni ukubyuka mu rugo ukagenda njyewe nkwemerera kukubwira ngo niba ari amafaranga ujye gukora ese Eva umugabo wawe ukiri hano mu Rwanda warakoraga oya nareka nizi oya mubazi Eva uramutse mu Rwanda ntago nakoraga impamvu ntakoraga ntago ari uko umugabo wanjye yigeze ambuza kudakora ntago yigeze ambuza kudakora kandi nyuma naje gukora YouTube kandi bura ntago nakoze YouTube kuko ambwiye ngo kora YouTube namuhaye igitekerezo aracyumva mu buzima n'umugabo ugukunda nta mugabo uzagushyira mu rugo ngo wamutunge gutyo umugabo ugukunda umugabo ugukunda ashimishwa no kubona hari icyo wagezeho wowe ubwawe n'intoki zawe no hari umugabo like there are some men who think ntago nshaka umugore wanjye abone I'm working for my family, for my kids, for my wife. kugira ngo bagutereka aho ngaho bagufata uko bibaze se ngeze hari igihe bagukunda cyane adashaka ko uruhare yes ariko erega gukora ntabwo ari umuruho ninde wababwiye ko gukora ari umuruho gukora si umuruho ese ngo erega hari amasoko ya online ushobora gukorera kuri telefone gukora si umuruho nta n'ahandi ibintu by'umuruho bihuriye Eva bye I've had a good time with you. Thank you for Thank you. Grace bless. Urakoze cyane ni wowe wafite ubwenge bwinshi hano Grace tuzagutora ni wowe muntu dusigaranye ubu ngubu nibura at least wumva ushobora kumva agahinda k'abagabo at least ese mureke mbabaze muzika abagabo bapfa none se we garanti ufite yo kuzahaguma ni this gender umugabo ntantegeka ibyo bintu nkabyanga ntago azazana undi mugabo wa fotokopi yanjye bye mami God bless you ntago hazaza undi mugore utumva ibintu n'inkanjye uwo mugore naza azarera abana banjye uburyo butandukanye nk'uko nabareze hanyuma njyewe ningenda abana banjye kuzabazana n'undi mugabo nawe akabarira uko akatse ngiki cyo navugaga rero thank you wowe twageze ahantu hamwe thank you noneho narangiza no mu mafaranga yanjye naguhaye mukajya kwangiza abana banjye baba we oya ahubwo vuga ngo hari igihe uzagenda haba harimo n'abana b'abakobwa wa mugabo uzaza muri ba bana bawe mwatapinze mukaduha n'amagifti urumva sheri wanjye umugabo uzaza muri ba bana bawe akaza ataramenye atazamenyereza akaza noneho akunda umugore noneho akaza kohereza umugore wawe gukora abana baramumenyeye kumubona 24/7 nawe ntabwo kubuza umugore akazi ntabwo mbishyigikiye ni ukuri kw'Imana mbabwiza Eva we karamishu ndagusuhuje ndakwikirije n'abandi bose barahanda bashuhuje turakwikirije
iyo topic wazanye ni topic nziza cyane. Ibyo uvuga ni byo, nta muntu urongora umugore ngo amushyire mu rugo gusabe nk'ikirabo ku meza gusa. ntigora umugabo akajya yirirwa gusanga mu nzu ko yagusize ariko yagusanze nubwo ari naho biva cyagiye M yavuze ngo ugasanga umugore yabyutse yambaye pinjama, umupira wa MTN yiriwe muri televiziyo, ni kwa kundi kubura icyo gukora. reba nubwo reka mubwire sheri, niyo uri mu rugo umugabo ntagukumbura. erega uranashobora no kuba uticaye muri iyo mipira ya MTN, urashobora no kubyuka ugakara mugakora nayo masuku, ariko utinjiza ikintu financially uri gupfa nawe ubwawe mu marangamutima. Tujye tuvugisha ukuri. aho ngaho ashobora kuba atinjiza nkawe ngo yatangiye business cyangwa n'iki, ariko icyo mvuga banza wumve icyo, niba numvise neza icyo Eva yavugaga, icyo nashyigikiye ni ukuvuga ngo umuntu urya akaryama akagaburirwa agakorerwa byose akagurirwa byose nta kintu akora. Ni wakoze se yatangiye se business ahubwo, cyangwa umugabo niba afite amafaranga menshi yo kugira namutangire business akore yitwe ngo niyi nawe urakoze no supervising sinagomba ngo ari ucuruza ahubwo azajye supervising abakozi abari ababazi mwakiriye ibi aba ari kumwe n'abana 24/7 asubire kujya kureba abakozi uko bimeze, agaruke ku bana nta kibazo. Mureke mbabwire intambara mbi cyane n'ingaruka zimwe mu z'umugore udakora. Umugore udakora arasuzugurwa, umugore udakora asa nabi, umugore udakora nta gitekerezo cyane umugabo ariyanga. Umugore udakora nta nubwo anatinyuka ngo ubaze umugabo wawe ngo ufite amafaranga angahe kuri konti kuko nta yawe arimo. Kuki ariko uyu mugore murimo kuvuga atandukanye n'uwo twavugaga. nta mugore mwavuga n'umwe mureke nkubwire ntureba mwe bagabo mubaho muri hano nta n'ubushobozi mufite bwo gutunga abagore muri ubwo buryo. Reka twongere dusubiremo nabivuga umva mbabwire abagore turi ibiremwa bibi bitangaje bifite n'ukuntu tutanyurwa. Ntabwo ushaka kunyicaza ahubwo yaba ruvuze n'ibyo nashakaga kumva. urakoze urivuga kare ikiganiro ntabwo njye niremye niko twisanze. uyu mwana uvugisha ukuri, ariko wa mwana si we waririmbye indirimbo nziza iba kuri ndakwingize akaririmbo kashimishije waririmbye narakarebye nakareba ndongera nakareba inshuro ya thank you papa. Abagore turemye ukuntu gutandukanye n'abagabo, kandi mwabantu mwe ntimukifuza ibintu mutakwishimira abashiki banyu. Ibaze ufite mushiki wanyu w'uruvaza aho ngaho mu rugo birirwa basuzugura, utagira mushiki wanjye ariko wirirwa mu bikanzu bikurana. Uko wirirwa mu rugo ni kubona umukozi yogeje amasahane nabi, ni kubona ibintu byose, niko wirirwa mu nduru, niko mana yanjye we. urabona kera byarakorwaga ibyo ngibyo, ariko icyo gihe cyarashize. kera abamikazi nuko babagaho, kera n'abami ntabwo bakoraga usibye guhora kuko bagiraga n'ababagira bate. Musoma Bibiliya mureba abamikazi ukuntu babagaho, abasoma Bibiliya urabibona. Nagiye ngo mpembwe ntahanira umugabo wanjye ishati nshyashya, agakweto gashyashya. uyu mwana warashatse cyangwa ntabwo urashaka? Narashatse n'umwana. Eva urashaka kujya ku kazi k'ibihumbi 10 ndi buguhe ibihumbi 200 ariko ariko uzi kuri butane bya 200 ari ibyanjye ndakugeneye umushahara uzi kukugenera umushahara nkaguhemba ku byinshuro eshanu. akugeneye uwo mushahara wahembwaga ku kazi kugenera niyo waba uri Dangote GBTV nose kuki ushaka indi mugabo kandi abandi bagabo n'abagore bo hanze cyane. Gerashaka kubaza nguyu GB kuki ushaka umugore ko adakora? Ni kubera iki? No kufuha kugira ngo yite ku rugo. ariko se yite ku rugo.
njye reka njye nsubiremo mbona ku statement bindi yanjye. byose nabasha kubiprovidinga. Yes, njye mfite ugaprovidinga business. se n'ubuzima bwanjye. ariko Eva ibaze kwicara uri kujya ubwira umugabo ngo ndashaka ngo wenda ngo sense No. ibyo bintu uri kubyumva sinzi niba Umva uri kubyumva. Gisele. Karame. Umva Gisele. Njyewe mfite I'm well off. Mfite amafaranga ahagije. Noneho nkavuga inti at least nashatse umudamu ndifuza at least uyu mudamu